Abakobwa bacu beza banyarwandakazi, mbanje kubaramutsa nk'uko mwabibonye muri titire y'ikiganiro. Umukobwa munyarwandakazi, niba udashaka kugumirwa ukaba ufite gahunda yo gushaka umugabo kandi ugashaka umugabo ku gihe udakerewe kandi ugashaka umugabo muzima, umugabo muzima utazajya ukuraza mu nzu wenyine iminsi myinshi, umugabo muzima utazajya aguca inyuma buri munsi ndetse ngo aguce inyuma unamureba, umugabo muzima utazakuzaniraho indaya mu rugo, mbega umugabo nyamugabo wita ku muryango, wita ku mugore we, wita ku bana be, uhangayikishwa n'ibyiza by'urugo rwe. Dore ibintu 28 ugomba kwitondera. Sintekereza ko ari byose, njyewe nibyo nabashije gukusanya mu bushakashatsi nakoze nshingiye ku buzima, kuko ndi mukuru, mfite imyaka 45, ndobuseriva, nganira n'abandi ndetse njya no kuri go nkashaka amakuru. Ibintu 28 umukobwa nubyitaho ntuzagumirwa, niwirengagiza byinshi muri byo, ndakubwiza ukuri, ushobora kugumirwa cyangwa se ugashaka umugabo utakunyuze kubera ko nta mahitamo wari ufite wabonaga ugeze mu bukererwe. Kurikira iki kiganiro witonze mpaka ukirangije. Icya mbere, umvira ababyeyi kandi cyane, umvira papa na mama, baragukunda cyane, bakwifuriza ibyiza. Umubyeyi niwe muntu ku isi ugukunda kurusha uko yikunda, nta wundi uzabona. N'umwana wawe n'umugabo wawe ntazagukunda kurusha uko yikunda, ariko umubyeyi wawe, papa wawe, mama wawe agukunda kurusha uko wikunda. Mwumvire, umwubahe, umwubahirize. Simvuze ko ababyeyi ari perfect ku buryo wenda batagira aho bibeshya. Ubona ubizi neza ko ibyo arimo kukubwira arimo kwibeshya, wimusuzugura, afata igihe umuganirize, hanyuma muze kubyumvikanaho mujyane mu murongo umwe. Ariko ubundi utegetswe kumvira umubyeyi, papa na mama. Icya kabiri, irinde kuba kibakwire. Nsubiremo, irinde kuba kibakwire. Irinde kuba umusambanyi bikabije. Kibakwire ni ukuvuga ngo ni wa mukobwa, umuntu wese ukomeye n'uworoheje, ukeneye gushimisha umubiri we, ajya gushaka wa mukobwa. Donc ni wa mukobwa uba adashobora kwifata, yagira aho ahurira n'umusore hiherereye, yamukoraho mu kanya gato bikikora batanaziranye. Ibaze nawe umukobwa uhurira n'umuhungu mu bukwe, ari ubwa mbere babonanye, uwo munsi bakaryamana, wa muhungu agutungira agatoki mugenzi we. Ndakubwiza ukuri, hafi aho ngaho ntiwahabona umugabo, kuko wa wundi we ubwe uba wamaze kumuvana mu ilisite y'abantu bashobora kukubera umugabo. Rwose uriya musore mwahuye bwa mbere mugahita mukorana imibonano mpuzabitsina,
niyo mutakorana imibonano mpuzabitsina, niyo mwasomana gusa, ako kanya aba yavuye mu rutonde rw'abantu bashobora gutekereza ku kugira umugore nyine wa wundi umuntu azana akamugira umugore bakabyarana bakabana, aho gutekerezamo indaya, kuba yagukenera akaguhamagara anytime yumva akeneye kugira icyo yikemurira. Ndetse n'inshuti ze, abantu b'inshuti ze ba hafi, reka tuvuge nk'abantu nk'icumi b'inshuti ze, baba bavuye ku rutonde rw'abantu bashobora kugira gute, kugutereta bagamije kugira umugore, ahubwo bashobora kugira gute, kugutereta bagamije kukwishimishaho gusa. Iki kintu ni ikintu gikomeye, wiba kibakwire. Icya kabiri, ingingo ya kabiri, irinde gukora imibonano mpuzabitsina ukiri muto, uri munsi y'imyaka 18, kubera ko ingaruka zirimo ahangaha ni uko umuntu abenshi baba obusede sexuel, agahora ashaka kuyikora, agahinduka kibakwire, ba bandi bita imbeshu. Icyo gihe rero bene uwo nguwo aba yima amahirwe yo kuzashaka umugabo ku gihe kandi umugabo ukwiriye. Ikindi ugomba kwirinda ni uguhora mu tubari no muri za buwate. Irinde guhora mu tubari no muri za buwate. Umukobwa uhora mu tubari buri weekend yasohotse, hari n'abasohoka buri munsi, buri weekend yasohotse muri buwate, buri weekend ari mu kabari, ari kumwe n'abasore, cyangwa nashaka baba ari abakobwa gusa, abakubona ntibakugirira icyizere, bashaka kukwita indaya kandi bakurenganya, wenda wagiye ukaninywera fanta. So wihora mu tubari no muri za buwate rwose. Buwate iraryoha, irashimisha, ariko umukobwa uyihoramo aratinywa, nta cyizere agirirwa. Ntabwo umuntu ni bake bizera ko ashobora kuzaza igihe yabyaye akihangana akamara amezi 3, 5, 6 yita ku mwana we atagiye muri buwate, atagiye mu kabari. Bituma rero utekerezwaho nabi kandi wenda uko utari. Icya kabiri, igikurikiyeho, indi ngingo, ubwo ni ingingo ya 4. Ni ya 5, wikora mu kabari keretse ubona ariyo mahitamo ya nyuma, kuko abakobwa bakora mu kabari nabo ntibizerwa. Hari igihe umukobwa akora mu kabari ari kugira ngo yishakire imibereho, ariko abantu ntibamwizera. Abenshi batekereza yuko iyo akabari gafunze hari umugabo uhita amutambikana. Ubwo wagakoramo nyine ubona ariyo mahitamo ahari, hanyuma kandi bagakoramo ukirinda abagukorakora. Icya kabiri, bosi yaguha kondisiyo zo kwambara mini ikabije, ukabyanga ukabyihorera ugashaka indi mibereho. Simvuze ngo uzajya wambaye ihururu, ariko ushobora kwambara ibiringaniye. Ariko agutegetse ngo ambara umwenda wunama gato umuntu akabona akenda k'imbere, icyo gihe abashaka gukoresha buraya, wabyihorera. Abashaka kugucuruza nawe ubwawe ntabwo aba aguhaye akazi gusa, ahubwo abashaka no kugucuruza. Wikwemera kuba igicuruzwa rero. Ingingo ya 6, irinde inzoga n'itabi. Ibi byo rwose, niba uri umukobwa ushaka kuzubaka,
irinde kunywa inzoga n'itabi, kaba gake kaba kenshi, byirinde. Umukobwa unywa inzoga n'itabi abasore baramutinya 100%, niyo baba ari abasinzi. Umuhungu ashobora kuba ari umusinzi ahora mu kabari, munahora munajyana muri za boîte, ubwo mbihuje ari byinshi. Ndakubwiza ukuri, iyo agiye gutekereza uwo azashaka, we nta kubona no kuri nimero y'igihumbi, ahita yigira mu nsengero, akajya guterana arimo areba umuntu muzima. Abo bajyana mu tubari ntabitaho, aguhamagara iyo yumva ashaka gukemura ikibazo cy'umubiri we gusa. Ubwo rero inzoga n'itabi byirinde. Ikindi ni uko siyanse igaragaza ko mu mubiri w'umuntu, mu gifu cy'umuntu habamo substance igabanya ubukana bwa rukoro mu mubiri. Hanyuma ubushakashatsi bukagaragaza yuko mu gifu cy'umugore habamo iyo substance ya 5% ugereranyije n'iy'umugabo. Bivuze ko niba umugabo anywa icupa rya byeri akaba ari sawa, ubwo akabanywa 5% ry'iryo cupa rya byeri, cyangwa akabyihorera. Kubera iki? Kubera ko nyine iyo substance ni nkeya mu gifu cy'umugore. Icya kabiri, umubiri w'umugore ni ibinure kurusha uw'umugabo. Inzoga rero alcool yirukanka vuba cyane mu binure ikagera mu bwonko, umugore akazahara vuba. Hanyuma rero ugasanga ariho yanjamwa n'abantu atazi kuko yasinze. Ikindi kandi niyo bitagenda gutyo, umugore wasinze agaragara nabi, n'umugabo wasinze si byiza, ariko ubwo ngende kuvuga ku bakobwa. Ngayo nguko ku bijyanye n'inzoga n'itabi. Ibaze nawe umukobwa wahiye ijisho, wahiye ijisho wagira ngo aba muri special force y'igihugu gihora mu ntambara, aratinywa. Ingingo ya 7, wihora mu nsengero rwose. Buriya baravuga ngo tout excès est mauvais. Wihora mu tubari, ariko wihora no mu nsengero. Guhora wagiye mu nsengero, mu materaniro, kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, muri za kanyarira, mu byumba, muri za grace room, ntabwo ari byiza, kuko bigaragaza yuko nugira urugo hari ibyo utazitaho, uzajya uhora mu nsengero. Wirinde ubuzima busanzwe. Imana kuyishaka ntabwo bisaba kujya kuyishakira mu mazu no mu byumba. Icyo twita guterana kwera si ngombwa yuko kiba buri gihe. Ugomba kubaransa hagati yo kujya mu guterana kwera, noneho no kwita ku buzima busanzwe, imirimo ushinzwe aho uri, niba uri umunyeshuri, niba uri umucuruzi, niba se n'imirimo yo mu rugo, nabyo ugomba kubyitaho. So iyo rero umukobwa uhora mu nsengero, abasore muhurirayo, abasore muhurira ntugire ngo baragushima. Najya gutangira guhitamo umugeni, azatangira kureba wa wundi uza 2 mu cyumweru kurusha uza 5 mu cyumweru. Ingingo ya 8, wihora mu birori, ngaho za birthday cyangwa za BD, za anniversaire, ubukwe, za bridal shower, za gutera ivi. Ugasanga mu cyumweru cy'iminsi 7, nk'iminsi 4 yose uri mu kirori. Ibyo bintu rwose bituma utererwa icyizere n'abantu benshi, harimo n'abasore wakabaye bizakura mu mugabo. Ingingo ya 9, wigaragaza ubunebwe. Buriya umugore ni umuntu ukomeye,
agira akazi kenshi. Abagore b'uyu munsi bo bagira akazi kari tiripo, bagira akazi gasanzwe kinjiza amafaranga, dufitemo abenjeniyeri, abamanajazi n'indi mirimo nyine yinjiza amafaranga, bakagira n'akazi ko mu rugo ko kwita mu rugo. Niba ufite umukozi, niba ushaka kugira 5, uzakenera kwita ku rubyaro, uzakenera gufatanya n'umugabo kwita ku rugo muri rusange. Rero umukobwa ugaragaza ko ari umunebwe, ko yizetura, abatipe baba bamureba burya, baba bamureba. Bisaba kubyitondera rero. Ubunebwe bwo yaba umuhungu yaba umukobwa, nta n'umwe ushimirwa ubunebwe. Icyo ni ikintu gikomeye nacyo cyitabwaho. Ingingo ya 10, irinde kugenda ijoro. Irinde kugenda amajoro cyane, kubera ko mu majoro habamo ibibazo byinshi. Uramburwa, ushobora gufatwa ku ngufu, ariko kandi abakubona ugenda amajoro kenshi nabo bagukekera wenda uko utanari, bagakeka ko uvuye mu mageto y'abasore cyangwa y'abasaza n'ibindi bitandukanye. So amajoro yirinde uyagende kuko ari ngombwa, bitewe n'akazi wenda wiriwemo, hari igihe biba ngombwa. Ingingo ya 11, irinde kuba inshinzi. Inshinzi ni ijambo umunyarwanda wese azi, rikunda gukoreshwa n'ubundi ku bakobwa basakuza cyane, bagira agasaku, waba uvuga ibyiza wavuga ibibi, usakuza cyane, ukamenyekanaho ko ukunda gusakuza. Ntabwo ari byiza pe, abantu barabikubengera. So irinde gusakuza, kuba inshinzi, wenda kuba wavuga nabi, gutukana, kuba watunga abantu urutoki mu jisho wenda mugiranye ikibazo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugomba nyine kuba umuntu ucisha make, uvuga atuje, ugaragaza ikibazo cye atuje. Ibyo bintu binakurinda kuzana iminkanyari vuba rwose, no binatuma ureba neza, ntugire amaso akanura cyane. So ba umukobwa utuje bizagufasha. Ingingo ya 13, irinde kugendana n'abahungu cyane rwose. Simvuze ngo birinde, ko ntacyo bitwaye kugendana nabo, ariko wikabya cyane cyane kugendana nabo nijoro. Ntabwo aho uri hose ukwiye kugaragara uri kumwe n'umuhungu cyangwa n'abahungu, bituma ukekwaho wenda n'ibitari byo. Bahamwe nabo igihe ari ngombwa, ndetse no mu gihe cyiza, cyane cyane kitari ijoro, n'ahantu heza hari kiriya. Wirinde gukekwa. Irinde gukekwaho ibintu bibi, kuko buriya ushobora kuvuga uti je m'en fous, bajya bavuga ntacyo bimbwiye, ejo ukavuga si je savais. Nta mpamvu rero, ugomba kwirinda gukekwaho ibintu bibi no kuvugwaho ibintu bibi. Niyo mpamvu rero abahungu bana nabo ahantu hari kiriya kandi byari ngombwa, we gukabya. Ikindi wirinde ba bahungu wita ngo ni ba besto. Mushiki wanjye, irinde ijambo ryitwa besto. Besto ni ibiki? Ntirizana kuvemo hari umuntu ukumva ngo mfite besto, umuhungu mudafite icyo mupfana ku maraso. Ndakubwiza ukuri, kukubera best friend
nta kindi aba agushakaho. Abagukunda yumva wamubera umugore, cyangwa se abakurarikiye yumva yakwishimishaho. So umuhungu rero kwigiraho inshuti ntiyidekarare rwose, mureke ariko mu kinyabupfura. Ariko ibyo uvuga ngo mfite besto, inshuti yanjye dusangira byose, mupfana iki? Uriya muhungu aguciye urwaho, ndakubwiza ukuri yagusambanya. Atari n'ibyo kandi, nubabonana akeka ko muri inshuti cyangwa se mufite ibyo mukorana, bikakwicira isoko. Ikindi kandi ijambo besto rwose ni ijambo n'ubundi rikoreshwa n'abantu batakwiye kugirirwa icyizere. Ni ba bandi usanga niyo bashatse asubira inyuma akazahura nawe mu besto, bakagira ibyo bakora, bagaca inyuma umugabo wishakiye. So ijambo besto ryo ryikuremo, nta mu besto ubaho, nabigusobanuriye. Ingingo ya 13, ntukemerere urukundo uwo ari we wese. Nta kubagarira yose, ntabwo ari byo. Uje wese ngo uvuge yego. Ugomba kubwira umuntu yego wumva uri convinced, wumva kabisa ubona kumwemera, wemera uko asa n'igihagararo cye, wemera imyitwarire ye, yewe wemera ndetse n'ibyo n'imibereho afite, classe sociale arimo, wumva ntacyo bigutwaye, ushobora gukundana nawe, ukaba proud ye, mukaba rwose mwagera no ku ngingo yo gushinga urugo. Ariko iyo wemerera buri uwo ari we wese, ukaba ufite nk'abantu 2, 3, 4 utendetse, ndakurahiye terwa icyizere. Iyo wemerera umuntu wese urukundo, bivuze ko n'ubundi uwagiye mu bantu batendeka. Kandi gutendeka bituma uterwa icyizere, biragucanga mu mutwe. Ikindi kandi ushobora gutendeka abantu ugasanga baranaziranye, bigatuma uterwa icyizere, ukitwa imbeshu, ukitwa umuntu nyine utari serious. So iyi ngingo yiteho cyane kandi uyiha agaciro. Ingingo ya 14, ntukabenge cyane kandi nabi. Kubenga cyane ni kwa kundi umuntu wese uguterese umuca amazi. Wenda warasetinze kondisiyo zikabije kuba nyinshi, hanyuma kubenga nabi ni uguhakanira umuntu urukundo agusabye, ariko umuciye amazi umusuzuguye. Uriya muntu usuzuguye afite connection, afite network, atuma n'abandi bagutinya, ugashiduka wageze ku myaka 30, 35, kandi uri mwiza, uri icyuki. Rero umuntu uguteresa agusaba urukundo, mwubahe ndetse bimukundire yuko nibura yakugira ayo marangamutima, hanyuma umubwire ko ku mpamvu si ngombwa ko unazimubwira, bitari gushoboka. Ariko wirinde no gutendeka. Ingingo ya 15, ntukabe materialiste cyane. N'ubundi izi ngingo zigenda zinjiranamo. Ntukabe materialiste cyane. Umuntu ubenga cyane agakabya, akenshi aba ari materialiste cyane.
umusore akaza kumutereta akabona yamukunda uko amubona, yewe akabona n'imico ye ni myiza, ashobora kuyikunda, ariko akaba afite kondisiyo z'uko agomba kuba afite vila, afite wenda n'imodoka ya benzi cyangwa ya prado, umusore ugenda mu ivatiri, umusore wenda ufite inzu isanzwe cyangwa se ufite bizinesi akora imuha amafaranga biringaniye, wapi akumva ntabwo yamwiteza, akumva arashaka ibintu bihanitse cyane. So ibyo nabyo ni bibi, bituma ugenda witinza, kandi ariko n'abasore bagutinya, ugashiduka imyaka yakubanye myinshi, ukazageraho noneho wakira uwo ubonye wese utanishimiye, haba inyuma haba imbere, kubera ko ubona imyaka yakugendanye. So don't be too much materialistic, ariko simvuze nanone ngo wicishe bugufi cyane, ushaka umuntu wenda wo ku rwego rwo hasi y'ubuzima bwawe cyane. Shyira mu rugero, ushobora kureba umusore ufite ibitekerezo byiza, ufite ikintu yize runaka yakora, ubundi ibintu nibishakwa, cyangwa se wenda ufite ikiringaniye gito agezeho, mwaheraho mutera imbere. Ingingo ya 16 noneho irareba abakobwa bagejeje ku myaka 25. Rwose niba ugejeje ku myaka 25, gabanya kondisiyo, uzishyire rwose mu rugero rwa modeste. Modeste pe, kuko ubundi 25 ntabwo umukobwa wakabaye anayirenza atarashaka, kuko ukwiye gushaka ufite 25 ukabyara ukarangiza, wamara kubyara, kubera kubyara bifata umwanya, kurera, ujya mu kazi byimbitse waramaze kubyara. So ku myaka 25 rero akaba ishaka, cyangwa munsi yayo, wanayirenzaho ntukabye, nturenze 28. So wageze kuri 25 rero gabanya kondisiyo, iyoroshye, simvuze ngo ujye hasi cyane, ariko iyoroshye. Nubona umusore ukabona uramukunze uko agaragara, ukabona afite imico myiza, kandi ukabona ni umuntu ufite ibitekerezo rwose, wamwemera mukazafatanya gushaka ibintu. Kondisiyo zigabanya niba ugejeje ku myaka 25, utazashiduka warengereza. Ingingo ya 17, irinde guterwa inda. Rwose niba ukiri umukobwa, ukiri mu rugo iwanyu, bikaba bitarakubaho, byirinde. Iyo utwariye inda iwanyu, uwayiguteye abenshi barabihakana, ibyo birazwi. Ikindi kandi noneho, iyo waguteye inda atari we kugeza umugore, biragorana kubona undi. Icyo ni kimwe. Ikindi kandi, niyo umubonye ntaguha agaciro ubundi wari ukwiriye, iyo aza kugushaka ukiri umukobwa utaraba umugore. So abo byabayeho nta kundi, ndabihanganisha, mubyitwaremo neza, ariko mwirinde kongeraho abandi bana mutarashaka, ngo bitarabaho noneho byirinde burundu. Hari uburyo bwinshi bwo kwirinda gusama inda utateganyije.
uburyo bwinshi burahari. Uburyo bwa mbere ni ukwifata ntukore imibonano mpuzabitsina n'uwo mutashakanye. Uburyo bwa kabiri ni ugukoresha agakingirizo, ibyo bikakurinda sida ndetse n'inda nyine. Uburyo bwa gatatu, iyo wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, utekereza ko wenda ushobora kuba wasamye, mbere y'amasaha 72 ushobora kugenda kuri centre de santé cyangwa kuri poste de santé cyangwa muri farumasi ukagura imiti yitwa pilule d'irandona. Utunini uratumira tukaburizamo kwa gusama, ariko biba byiza kugenda hakiri kare mbere y'amasaha 72, kandi uko amasaha aba make niko n'amahirwe yo kubona resultat nziza nyine yo kudasama aba. Ni byiza no kwirinda gusama ukiri iwanyu, donc gusama inda itari umugabo wawe. Ingingo ya 18, don't be too much artificial. Uramenye rwose mukobwa, nubwo byateye ariko burya bikundwa na bake cyane. Wiba too much artificial, wikwipirata cyane, wikwirunga cyane. Iyi ngingo irabamo ingingo nyinshi. Ingingo zikurikira nyinshi ziribanda kuri iki ngiki cyo kuba artificial, ndetse no kwiyambika ubusa cyane. Wikwiyambika ubusa cyane, ambara neza nk'umukobwa. Simvuze ngo wambare ihururu, simvuze ngo wambare ugera ku birenge. Ambara umwenda utatuma wibazwaho cyane kandi ukubereye. Niba wambara ihururu uribazwa ko ukiri umukobwa, uraba wambaye nk'abagore cyangwa abagore ndetse bakuru b'amajigija. Ariko niba wambara n'utumini dukabije, zamukonda buti ku buryo ugenda indi irangaye, nabwo uribazwaho ndetse uterwa icyizere. Akenshi rwose urakekwaho kuba imbeshu, kuba kibakwire, kandi wenda atari kuri. Niba ari kuri wabikora, niba urimo kwexpose ibicuruza, it's okay, ni akazi kawe wabikora. Ubwo ngo nta nubwo arimo ndimo kubwira, ariko utameze uko nguko, utari umucuruzi w'ibyo rwose ugomba kwitwarira kino ngingo. Yego, ngira neza. Ingingo rero zikurikiraho inyinshi zijyanye n'iyi ngiyi. Iya 19 ari ikurikiyeho iravuga ngo wikwitukuza rwose. Ntibazakubeshye ngo abahungu ngo bakunda abakobwa b'inzobe. No, umukobwa witukuje aba ari mubi, agaragara nabi. Wisize ibintu bya mukorogo rwose agaragara nabi. Ni bake bamwiteza, ni bake rwose bamwiteza. Ejo ubundi witukuje ugashaka n'umuhungu wirabura mukabyara umwana w'inzobe, nako umwana wirabura, wowe wirabura cyane, wavuga ngo arasa na se wenda, simbizi. Ariko ikinyoma kiragaragara. So kwitukuza nta kintu byongera ku bwiza bw'umukobwa. Uzabaza abantu bose cyane cyane b'igitsina gabo, bazakubwira ko ntacyo byongera na gito. Isiga amavuta meza atuma ugira uruhu rwiza, ariko rwawe agutukuza yareke. Ingingo ya 20, wikwisiga makeup zikabije. Hari ibintu abakobwa bisiga ukabona ku ruhu rwe hiyongereyeho kushe. Icya mbere cyo birakwangiriza ubuzima, umubiri ntuhumeka neza, ntunatranspira neza kuko ibyuya byagasohotse mu mubiri biragumamo, bizanabyara ibiheri.
ariko kandi rwose iriya mekapu ituma hazaho indi kushe y'umuhondo cyangwa isa gute, igutesha agaciro ntabwo ikongera. Iyo ubigize rero ubuzima buhoraho akaba ari byo uhora ukora, abantu cyane cyane abasore n'abagabo, abasore nyine bakavuyemo bakakugiza umugore, baguca amazi, babona ko utiyizeye nta cyizere wifitiye. Ikindi usanga n'uwagukunze kuko ashobora gukunda inseko yawe, ashobora gukunda taye yawe, ariko ahora yifuza kukubona uri naturere, yifuza kumenya uko usa igihe utisize biriya bintu. Mushobora no kubipfa mugatandukana igihe yabuze uburyo akubona uri wowe. Ingingo ya 21, wikwipfumaguza rwose ngo umubiri wawe ube imyenge w'ibiraka. Ubundi buriya amaherena nta kintu yongera na gito ku bwiza bw'umukobwa, ndetse umukobwa ugaragara neza ni umukobwa udapfumuye ahantu na hamwe. Amatwi ye rwose ari uko Imana yayaremye, aba agaragara neza kandi afite icyubahiro. Ariko umukobwa upfumuye ahantu harenze hamwe ho byabaye ibya rusange, nta n'ikibazo biteye. Ariko upfumuye ahantu harenze hamwe, ugasanga ufite imyenge ibiri ku gutwi kumwe, indi ibiri ku gutwi kumwe cyangwa irenga, icyo gihe rwose ujya muri classeur y'indaya cyangwa y'imbeshu y'abantu b'ibirara nyine cyangwa abasileyi, ngo twita abasileyi. Ngaho wapfumuye ku mazuru, wapfumuye amatwi ahantu henshi, hari n'abapfumura ngo ku mukondo. Ndakubwiza ukuri kandi sinkubeshya, abantu bose, abagore n'abagabo, abasore n'abakobwa, bakubona nk'umusileyi queen. So umusileyi queen nawe urabyumva rero. Niyo abonye umugabo, abona umugabo ushobora kuza umunsi umwe ari kumwe n'inkumi akakubwira ngo sohoka mu buriri nzanye umukobwa. Ntushobora kubona umugabo uri seriye, uri umusileyi queen. Wikwambara za gurumete, uribaza umuntu uko yaba ari kose, icya mbere agaciro kawe wowe ubwawe ni wowe ugomba kugaragaza ko ufite agaciro. Guhabwa agaciro n'ibintu wambaye by'ibyuma n'insinga ku mubiri, wowe urakiha ukumva ni byiza, ariko ni bake babyapresiya, ni bake babikunda. So ndakubwiza ukuri, umukobwa wambara za gurumete akambara ibintu byinshi ku mubiri, ni abahungu bake bamwemera. Abenshi ni abasileyi kings, nabo ubwo nyine urimo kwikurira kuzabona umugabo utari serious, sibyo? Wikwishyiraho za eyelashes, bya bindi bashyira ku maso. Biriya bintu bashyira ku maso bigaragara nyine ko ari ibintu wometseho. Ubu nareba ukabona ntureba neza, umuntu ukureba abona ko utiyaminiye, urumva, kandi akabona ko wita ku isura yawe kurusha uko wita ku bindi byose. Umenye ko uzaba umugore ukabyara ukarera, sibyo? Rero umusore yagiye gutereta atekereza ibintu, ntatekereza kuri appearance yawe cyane, atekereza kuri iyo natural appearance, ariko ibyo yongeraho ntabyitaho, nta n'agaciro abiha, ahubwo bigenda bigutesha agaciro uko biba byinshi. Uko biba byinshi bigutesha agaciro. Wikwishyiraho inzara nk'izicyanira, ziriya nzara z'inyomekano. Iyo umuntu aziye ikintu cya mbere akwibazaho, wisukura ute? Icya mbere cyo uhita ugaragara nk'umuntu ufite umwanda ahantu hatandukanye, hakaba yasukurwa n'intoki.
zitabasha kuhagera. Icya kabiri, ugiye kugushakamo umugore yibaza niba uzabasha koza umwana. Ntabwo abasha koza umwana ufite inzara, wishyiraho inzara nk'izicyanira. Yego umukozi azamwoza, ariko umwana akeneye ko nawe hari igihe umwitaho. Nta n'ubwo umwana wakwiye kozwa n'umukozi, yaramubyaye se. Kuki wamubyaye ukaba udashaka kumukarabya, ugashaka kumuha undi waje gukorera amafaranga? So abantu baba bafite inzara ku ntoki z'inyomekano zimeze nk'iza kagoma baratinyitse cyane, baranatinywa. Ntibizagutangaza ubonye umukobwa w'icyuki mwiza cyane w'umusirimu, ariko wirundaho ibyo bintu byose, ukabona afite imyaka 30-35 akiri inkumi. Impamvu ziba ziri muri ziriya nagiye mvuga. Ingingo ya 26, wikwambara mukondawuti. Rwose kwambara mukondawuti bigezweho, ariko ndakubwiza ukuri, hari n'abakobwa batambara mukondawuti. Bariya rero nibo bafite agaciro. Wowe wirirwa wanitse inda n'umugongo byanani, burya ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Rwose nta muntu uzaguha agaciro wambaye mukondawuti, ndakikurahiye. Uzakaguha ni wa nawe utagafite, nawe ndafite agaciro nawe. Niwe wa mutipe w'umusireyi man, w'umusireyi boy, sireyi king, wa wundi muzabana akaguca inyuma muri kumwe. Rwose utagira icyo bita personality. Wikwambara mini ikabije, donc wikwambara ubusa cyane. Ni ingingo ya 27 nanabikomojeho. Niba ari ijipo, ambara ijipo ikubereye, wenda igeze hejuru y'amavi ho gatoya, cyangwa igeze no ku mavi. Wikwambara ihururu nanone rigera ku birenge kandi ukiri umukobwa, kuko nanone uzaza kugutereta agomba kubona uko umeze, uko uteye, ariko ntabwo ngo akubone wambaye ubusa. Wikwambara rwose ijipo, akajipo kameze nk'umukandara, ntibagiye kwambara. Ambara ijipo iringaniye igeze hejuru y'amavi, idafite pasuri igeze mu kibuno, ku buryo mbega wakunda mugafata n'ikintu kandi ntugire ipfunwe, ku buryo wakwicara ntibigusabe kuzana imisego yo gushyira ku matako yawe. Muri make bikabya kwambara ubusa. Winambara n'amahururu nanone. Niba ari kola, ambara kola, ariko wambare umwenda icyo hejuru kirengaho gatoya, kuko kola udashyize ikirengeje umeze nk'uwambaye ubusa ku kibuno. Ntabwo ari byiza biriya, bigaragara nabi. Bigaragara nabi ku bantu bari serious, abantu bafite gahunda nzima. Urumva? Muri make ni ukwambara gikobwa aho kwambara kirayi, no kwisiga gikobwa aho kwisiga kirayi, sibyo? Wigaragaza nk'umusireyi queen kandi mu mutima uzi ko uri umukobwa muzima. Ingingo ya 28, gira isuku kuri wowe naho uri. Ambara imyenda isukuye, usukura umubiri wawe, wisige neza, twisize bya bindi by'imikorogo. Aho uri habe hasukuye, hameze neza, ku buryo umuntu ahagusuye yabona hameze neza. Niba ari na classe urimo, bigaragare ko uri umunyesuku, bizanagaragaza ko utari umunebwe. Ibyo biguhesha amanota imbere y'abantu bose muri rusange, n'imbere y'abasore bafite gahunda yo gushaka yo kuguteretamo umugore. Reka mbahe inyongezo. Ni nabwo ingingo 28, reka mbahe inyongezo ya 29.
iyo inyongezo iravuga ngo irinde gushyanuka rwose. Umukobwa ushyanuka abahungu baramutinya, biravuga ngo ni uburenganzira bwanyu, ushobora kubwira umuhungu ko umukunda. Wapi, mu muco nyarwanda ntabwo ushobora gushyanuka ngo ujye kubwira umuhungu ndagukunda, ngo ujye kumutereta, no. Ahubwo wowe ushobora kumwereka urukundo buhoro buhoro, kumwereka ko umwitayeho. Uwo arabibona, naba nawe uko akubona n'imico yawe abikunda, uzajya kumva uwumve akwatse randevu yo kuganira. Ariko ntuzashyanuke ngo ujye umubwira ibintu byo kumukurura cyane. Wapi, amagambo yirinde. Abagabo, abahungu bakunda, abasore bakunda ibikorwa, bagakunda ibimenyetso, bagakunda ko buseriva. Amaso yacu ni ikintu gikomeye. Buriya amaso y'umugabo, amaso y'umusore aba ari mu kazi kose. Rero nakubona witwara neza, akabona kandi hari uburyo wenda urimo kumwitaho, we azibwiriza abone ko umukunda, hanyuma nawe naba yagukunze. Burya natakubwira, nubona atakwitayeho kandi wakoze ibimenyetso bigaragaza ko umukunda, ntuzirwe unabimubwira, kuko ntabwo aba yakwishimiye, ntabwo aba yagukunze. Kuko buriya umuhungu gukunda umukobwa ntibisaba kondisiyo nyinshi, bisaba kukubona, amaso yo kubona wowe, hagakurikiraho kubona imyitwarire yawe. Nibyo bintu bibiri gusa, ava hasi. Ntabwo bisaba ko hari ibintu umubwira rero. So nubigerageza ntakwiteho, uzamenye ko atagukunze, umwihorere, ushaka ukuntu wabyikuramo. Ndabashimiye cyane rero abaduteze amatwi. Ibi ni ibintu bireba abakobwa bose, bikanareba n'ababyeyi, kuko bashobora kugira inama abakobwa babo. N'undi muntu wese biramara ko yagira inama mushiki we, mubyara we, umuvandimwe we. Niba rwose bumva ibyo nababwiye harimo ukuri, nka subscribe, Imana yaguha umugisha. Nka subscribe, ukore like, ushyiremo comment, nushaka wongeremo ibindi nuko ubyumva, kuko byanze bikunze abantu barabyumva ku buryo butandukanye.